Bibiliya igitabo gitangaje uringa bikomeye, jambo ryahumetswe n'Umuremyi, kuko muri wowe harimo amasezerano ahora duhuza n'Umuremyi. Shimwa Mana yacu watuzirikanye, ukaduha Bibiliya y'umuyobozi, kandi n'umuyobozi mwiza utayobya, ngaho mwese muze tuyoboke. Shimwa Mana yacu watuzirikanye, ukaduha Bibiliya y'umuyobozi, kandi n'umuyobozi mwiza utayobya, ngaho mwese muze tuyoboke. Abisirayeli ubwo bagendaga bavuye mu Misiri, bashatse kuyoba inzira yawe, wahamagaye Mose umuha amategeko, wabashe kubayobora inzira. Shimwa Mana yacu watuzirikanye, ukaduha Bibiliya y'umuyobozi, kandi n'umuyobozi mwiza utayobya, ngaho mwese muze tuyoboke. Shimwa Mana yacu watuzirikanye, ukaduha Bibiliya y'umuyobozi, kandi n'umuyobozi mwiza utayobya, ngaho mwese muze tuyoboke. Bibiliya muyobozi utayobya, natwe ntituyisunge, kuko ariyo banga ry'agakiza, ndetse irusheho kutwiteguza icyo gihugu twasezeraniwe n'Umuremyi.